Yes. Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe ari nako tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi musanzwe mumenyereye ko tubibakishiriza kuri chaîne yacu ya Lucky TV1. Uyu munsi rero turi kuwa mbere itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Tukaba duherereye mu mujyi wa Nairobi, aha ni mu gihugu cya Kenya, akaba ariho naho dukorera imirimo yacu ya buri munsi igiye itandukanye. Nkuko bimenyerewe rero, Lucky TV1 tubagerera hirya no hino tukabategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, birimo ibiganiro bya politics, imyidagaduro ndetse n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero itariki 10 z'ukwezi kwa 10 turi kuwa mbere, aho tugiye kubagezaho ikiganiro kidasanzwe, aho twacukumbuye tubamenyera amakuru atandukanye. Aya ngaya rero akaba nta yandi makuru, ni amakuru amaze iminsi ahitinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru ajyanye n'igikorwa cy'urubyiruko cyagombaga kuba ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10, kikaba cyarasubitswe bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zitavugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi rero tukaba twagiriwe amahirwe yo kuvugana n'umwe mu bakandida batungwa agatoke ko aba ari we ushobora kuba waragize uruhare mu kuba aya matora yasubikwa. Uyu mukandida rero akaba yitwa HANZE, akaba ari umwe mu bahataniraga umwanya wa visi perezida kuyobora urubyiruko rw'abanyamurenge muri Kenya. Muri zimwe rero mu mpamvu zigenda zitangwa, cyangwa se muri zimwe mu mpamvu urubyiruko rutuye muri Kenya rw'abanyamurenge bagiye bahabwa na komisiyo ishinzwe amatora, bavuga ko HANZE wahataniraga umwanya wa visi perezida ndetse na Ndayisenga wahataniraga umwanya wa perezida ari abavandimwe. Iyo rero akaba ari imwe mu mpamvu itagombaga gutuma mu by'ukuri amatora akomeza, kuko komisiyo yari ifite impungenge ko aba bombi bashobora kuba batsinda amatora. Bakavuga ko bitabaho ko umuryango ariwe uyobora urubyiruko rw'abanyamurenge muri Kenya. Mu gihe ku rundi ruhande rero HANZE we asobanura ko ntago ibyo aba bagabo bavugaga, cyangwa se aba bashinzwe komite y'amatora batari babizi nk'uko bireguraga bavuga ko babimenye nyuma. HANZE we avuga ko aba bagabo basanzwe babazi ndetse basanzwe ari inshuti z'umuryango, bazi ko ndetse na Ndayisenga ari abavandimwe, ahubwo ibingibi bikaba ari agatsiko kari karihuze karashizwe hamwe, ahubwo kamaze gutora ubuyobozi. HANZE akomeza avuga ko ubuyobozi bwari bwaratowe ndetse bushyirwaho n'aba bantu bagize komite, akaba ariyo mpamvu rero yabaye intandaro bashakaga kugambanira bagenzi be. HANZE rero arasaba urubyiruko ko bagomba gushishoza bakicara bakareba, batagomba gutwarwa n'abandi bantu, cyangwa se batagomba kwishyiriraho ubuyobozi, cyangwa se batagomba gushyirirwaho ubuyobozi, ahubwo bagomba kwishyiriraho ubuyobozi. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kuba twaganira na HANZE kuri ku murongo wa telefoni, agira byinshi adusobanurira ndetse anatunga agatoki bamwe mu bantu bagize uruhare mu kwica amatora, ahubwo atari we wabikoze nk'uko ari we utungwa agatoki. Rero mu kiganiro twagiranye na HANZE ku murongo wa telefone, reka tukibagezeho mwumve uburyo HANZE abisobanuramo. Kuva rero nkubwira inshuti yanjye, urabona biriya bari kwandika izo komisiyo y'amatora yo kwandika, biriya ni ibinyoma, nabo babuze icyo bavuga. Iyo twari tugize amahirwe urubyiruko rw'abanyamurenge n'abanyamurenge batuye muri Kenya bakatuzanira video y'ibyabereye muri ya sale dutangira tugeza dusoje, nta munyamurenge ku isi n'utuye muri Kenya wari gusaba ubusobanuro. Byari clear, byari bigaragara amafuta ahantu yari ari. Ikibazo ntabwo ari njye, ikibazo kiri muri komisiyo yarangije gukora amatora mu bitekerezo byabo. Ikintu bibesheho, buriya natekereza ko NKOMEZI ari umuntu w'imfura kandi we ari umuntu ujijutse cyane, ariko mu by'ukuri kwaba ari ukwibesha, kandi singiye kumusebya, ariko niko biri. Nk'umuntu uhagarariye komisiyo y'amatora ntabwo agomba kugira ahantu abogamiye, ndetse akanabikwereka, agatinyuka akabwira umukandida ngo ndi kubona wotsinda amatora, yuko umukandida wese aba afite
amahirwe angana n'undi mukandida, nubwo wowe waba ubibona nk'umuntu uhagarariye amatora, ntabwo ugomba kugira ahantu ibaze nka Chebukati yajya kuvuga nk'iryo jambo akavuga ngo ndi kubona uyu muntu ashobora kuzatsinda amatora, ayo matora ye kuzemerwa ko yakoze mu muco. So rero umuntu uhagarariye komisiyo ni umuntu ugomba kuba smart, yuko urubyiruko mugiye kuyobora ni abantu harimo abantu bajijutse, ndetse hari n'abo mwirukanye ngo ntibajijutse, mwabazijije iki? Nkomezi yavuze ngo ntabwo yarazi impamvu yankuye kuri liste y'itora, ngo habayemo kwibesha. Ye yankuye mu nama itegura amatora ya nyuma, baransohora banjyana hanze, barambwira ngo bashaka kunkura kuri liste y'itora. Babaza impamvu, ngo habayeho kwibesha, ngo ntabwo bari bazi ko mvukana na mukuru wanjye. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ndagira ngo mbwire Nkomezi, umunsi twapfushije mama, Nkomezi niwe waje kudutabara wa mbere. Nkomezi aratuzi turi abana, azi mama azi papa. Munyantore azi mama azi papa, ni inshuti y'umuryango, apana byo kuvuga, ni inshuti y'umuryango. Icyo ni ikintu narababajije, ndababwira ati ese reka mbabaze Nkombishyo, mwebwe muri aha mugiye kuzana ubumwe bw'abanyamurenge, kuki mushaka kuzana kuki muri kutuzanira ubwenge kandi mutabuturusha? Nkome, ntabwo uzi Ndayisenga, ntabwo uzi. None kuki ushobora gutinyuka ukabesha ukavuga ngo habayeho kwibesha? None se icya kabiri, ko twabiciye imbere y'akanama iyi komisiyo twayiciye imbere, mwari mwashizeho komisiyo yahamagaje amajonjora mugira abo mukuramo, abo mwakuyemo, mwabajije iki? Niba mutarimo mwumva ibyo twarimo tuvuga. Yewe navuze umwirondoro wanjye uhuye n'uwa mukuru wanjye, kandi tuvuga akarere tuvugamo, ababyeyi dusangiye imbere yanyu, murabyumva, dufite na videwo. None uyu munsi muravuga ngo ntabwo ngo mutuzi. None ntabwo mwarimo mwumva ibyo twarimo tuvuga. None abo mwakuye mwabazishije mu by'ukuri? None se uyu muntu mu by'ukuri, uyu muntu ugiye kuyobora iyi komisiyo, umuntu ushobora kwakitinga gutya, uyu muntu kweli murabona afite ubunararibonye, afite ubushobozi bwo kuyobora komisiyo? Iwe na Munyantore bashobora kwakitinga gutya? Barambwira ngo inze kubaheza umwanzuro wanjye kuri iki gitekerezo baduhaye. Babwira ko mukuru wanjye adahari, turi buze kubiganiraho. Twabahaye umwanzuro waciye ku mbuga, ndetse Nkomezi ubwiwe dufite message yiwe yatwandikiye, aratubwira ngo cari icyifuzo, ntabwo ari itegeko. Bukeye mu gitondo tuje mu matora nk'uko bikwiye bisanzwe, dusanga babigize itegeko. Nkomezi yampamagaye saa 10 z'ijoro, twaganiriye amasaha 2 na Nkomezi, ari kunyinginga ngo nkuremo kandidatire yanjye. Mubaza impamvu ari kunyinginga ngo nkuremo, wazangira umuyobozi muri board, azangira umuyobozi uhagarariye kugenzura abazaba batowe, ni gishobora kwirukana kugira namwe ati reka compromising ibikorwa bikomeye. Yewe niyamamarije ku vice president, impamvu ndashobora gutuma nkurango kandidatire suko ndi guharanira kuba umuyobozi, cyangwa se ntabwo turi gucengerera tuzane ubuyobozi mu nzu, andi guharanira ko aya matora akorwa mu muco. Ngewe ndi umunyamuryango, ndi umunyamurenge, mukuru wanjye yahagurukijwe n'ishaka ryiwe. Rero mureke kuducamo imbaraga, tugende hariya abanyamurenge niba tugirira icyizere bakadutora, ntimugire ikibazo ngo tugiye kuyobora tuvukana. Ibyo byo ndabikwizeza 100% ko tutazayobora, ntabwo tuzayobora twembi. Unkurikiraho ndahita muheza amajwi, mubwire ku kibazo tutayobora twembi kugira ngo bitazagira uwo bibangamira. Nkomezi tubyumvikanaho gutyo kuri telefone. Tugeze mu matora nasanze yankuyeho, anyima ijambo, ntiyigeze anatanga n'ubusobanuro impamvu yankuyeho. Abaturage, urubyiruko ndetse na bamwe mu bakandida bavuga ngo aya matora ntabwo yakomeza mutadusobanurira impamvu mukuyeho uyu mukandida. Arahaguruka imbere y'abantu ngo uyu muntu ngo twasanze avukana na mugenzi we. None uyu muntu agiye kuzana ubumwe bw'abanyamurenge. Umuntu turi kujya gutora agiye guhagararira imirara y'abanyamurenge, y'urubyiruko rw'abanyamurenge itandukanye batuye muri Kenya. Nta murara n'umwe turi. Uyu muntu ntabwo tuzamureba mu murara runaka, tuzamureba nk'umuyobozi ugiye kuyobora urubyiruko. Ibwo nibwo busobanuro yatanze. Hanyuma ngewe nasabye ijambo, ndahaguruka ndavuga ngo mwe kunyambura uburenganzira bwanjye, mwe gukora strategie yo kunetraliza imbaraga zacu, mureke amatora akorwe mu muco. Uburenganzira bwanyu nahawe na komisiyo, mwebwe mumpeza uburenganzira bwo kwiyamamaza no guhamagara abantu baze kuntora, mwe kubunyambura ku munota wa nyuma, mureke amatora akorwe. Impungenge mufite niba ko dushobora gutsinda twembi, ubuyobozi bukajya mu nzimu. Ngewe mbemereye ko na mukuru wanjye turahita tuganira hanona aha imbere yanyu, imbere ya kamera, twemeze umwe ukomeza undaharire uwamukurikiyeho. Ibyo ubwo busabe barabwanga, kandi yari point yumvikana, arabyanga. Hanyuma rero ibyo avuga ngo batumye abantu ngo abasaye, nk'abasaye bari babyanze, nibo bonyine bagiye kandi basohoka baragaruka baravuga ngo vice president, umwanya wa vice president ntabwo utorerwa.
turabyanga nabwo ariko turabyemera turavuga ati nta kibazo reka umwanya. None se ko yari yohereje ikibazo nahise nibaza ko yari yohereje abantu ngo bajye kubyigaho kuri lisite y'itora kera barangije kunkuraho kuri ballot ntabwo nari mpari turayifite ntabwo nari mpari. Ese iriya komisiyo ijya kwemeza abasaje abo bavuga ngo ni abasaje aba bishop iyo bajya kuvuga ngo uyu mwana ararenganwa nimumurekere kuri ballot natorwa icyo turi bukore nk'uko yabivuze turaheza uwamukurikiyeho. Iyo bajya kwanzura uwo mwanzuro kandi bari kujya guprintinga izindi mpapuro ntabwo nakuweho uriya munsi nakuweho mbere. Ikibazo kiri muri komisiyo, ikibazo ibo bibesheho bari kwakitinga nk'abanyabwenge ariko mu by'ukuri nta smartness irimo yabo, bari kwakitinga ibo mu bitekerezo byabo barangije gukora amatora. Ibintu bibesheho cyane, amatora si bo bazayakora, ni urubyiruko. Twebwe icyo ndi guharanira ntabwo ari ukuba vice president na mukuru wanjye. Twebwe dukeneye ko amatora akogwa mu muco my friend, hatabamwo uburiganya, be kuzana amacakubiri mu rubyiruko. Amatora mureka atorwe n'urubyiruko, ntimuduhitiremo utuyobora. Ni twebwe dufite ijambo ry'umuntu utuyobora. Yoba byari binashobotse ndetse mugabo bakazajya muri sale bakavuga ngo abashigikiye ntibageze, tugakoresha imirongo yuko icyo kibazo twamaze kwemera ngo reka amatora akomeze, umwanya wa vice president ntutorerwe. Barangije ibintu twaganiye mu nama ya nyuma isoza itegura amatora ya nyuma kuwa gatanu, twari twavuze ko indorerezi zihagarara ku isanduka, umuntu akajya arambikamo ijwi ryiwe bari kureba. Tugeze hariya dusanga babihinduye ngo umuntu aratorera mu bwiherero, ngo umuntu arajyamo hariya atora arambike mu byo bintu byari byabaho. Umuntu ajya atora mu bwiherero, ujya hariya mu cyumba ukavivura abo ushaka, warangiza ukazana urupapuro ukarurambikamo indorerezi ziri kureba. None se uriya muntu niba agiye gutora mu bwiherero, tuzi abantu bangahe baje bitwaje impapuro zo gutora? Tuzi ari bangahe? Niba ashobora kugenda akarambikamo nta muntu uri kumureba, arambitsemo impapuro 10, ninde kubara? Ntitwabaza abantu baje gutora. Ibyo ni ibintu twarabasabye ngo mureke indorerezi zihagarare ku isanduka, umuntu ajyemo hariya mu kumba k'itora atore, azane urupapuro arurambikemo turi kureba. Cyangwa se mufate indobo, ntacyo turi guhisha, muzambike hariya kuri podium, umuntu wese atambuke mu muhuru urupapuro rwiwe agenda ahagarara imbere. Ibyo byose barabyanga. Impamvu barimo babyanga ni iyi, nuko ibo mu bitekerezo byabo amatora yarangije gukugwa mu bitekerezo byabo, ibintu bari kwibeshya. Rero ngewe ikintu nshobora gusaba nanasabye, nibadusabire abasaje b'abanyamurenge, nibadusabire abapasiteri, ababishopu, siberika nifate iki kibazo, nibareke kuturema mu macakubiri. Urubyiruko ni twebwe h'ejo hazaza. Rero nibadukorera amatora, urubyiruko rugiremo uruhare rukomeye. Komisiyo ntabwo ari igomba kugiramo uruhare kugira ngo komisiyo si igiye gutora, badushiriraho komisiyo y'abagabo b'inyangamugayo, y'abagabo b'imfura, abo bagabo bizewe bategura amatora mu muco, amatora akogwe mu muco, uzatorwa nta kibazo dufite. Ntabwo ndi kwiyamamaza ngo nintindwa kuri uwo mwanya nzajya mu ishamba njye kurwanya abatowe. Nta shamba turi kujyamo na mukuru wanjye. Nibadukorera amatora, nubwo tutotorwa rwose ntituzabigiraho ikibazo, ntituzagwa, ariko icyo duharanira ni amatora akogwe mu muco.